ko impamvu niye biterwa niye mpamvu ibyo bintu nibo byivugiye. Reka nkubwire ninjye ubyivugiye. oya ibyo uvuga ngo iyo akubonye kinabagira ngo ibihe ni bya bindi ibihe cyane rwose Ase ngaho nanjye mbwirigenza. bwakwira nimugoroba akazamuka umusozi. Reka nongeye mbashimire mu bwenge amahoro y'Imana abane namwe. Kantangire mbaye ikaze abadukurikiye. Turabizi neza ko mudoza ku mutima wowe utarakora subscribe, kora subscribe, share, like, comment kugira ngo birusheho kugenda neza. Ntabwo mbizi igihugu herereyemo nimba ari mu gitondo mbabwiye ngo ugire umunsi mwiza, kandi nabwo nimba nimugoroba tukubwire ngo ugire igicamunsi cyiza. Hanyuma rero reka nkubwire ngo hari kurira korari n'umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Aha ni kuri Rafa TV no kubahetsi official. Utarakora subscribe ufite ikibazo, kora subscribe, share, like, comment kugira birusheho kugenda neza. Hanyuma rero tugarukanye n'umukunzi wacu cyangwa n'inshuti yacu cyangwa n'umukozi w'Imana. Munyemerere bakunzi bacu twakire umukozi w'Imana. Turakwakiriye. Yego murakoze. Amahoro y'Imana bane namwe. Umeze neza? Meze neza ndashimye. Hanyuma katukwemerere utanye twibwira amazina yawe, utanye unadusengera Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro. Karibu. Murakoze, nitwa Seninga Christina. Imana iduhane umugisha. Reka dusenge. Imana turagushimiye, uri umwami w'amahoro kandi uri ibyiringiro byacu. Nukomeze uganze mu mitima yacu, abantu bagiye kumva iki kiganiro bari bwumve ijambo ryawe rigire aho ribakura, rigire naho ribashira. Nyakubahwa Imana, icyo twanze ni agasuzuguro k'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Duhamagaye umwuka w'Imana kugira ngo aze abane natwe muri ibi biganiro, twene twakwishoboza, ariko dufashe dushigikire abantu bari bwumve ibi biganiro, bibahindure, bigire aho bibakura, bigire naho bibashira. Dushigikire muri uyu mwanya, uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Makuru yawe umeze neza? Meze neza. Ufite ubwoba se? Ariko mana tewe nta bwoba mfite. Yego urukubona habyukiye imbeho. Okay, ni ikirere ni klima yaguhinduye. Yego. Ariko umwuka niza kutahindutse. Oya ntago nahindutse, ndi wa wundi. Yego. Hanyuma abakunzi bacu hano bwa mbere wicaye kuri televiziyo yacu. Yego. Ubwa mbere turagushimiye ko twagutumiye ukemera kwitabira ubutumwa bwacu. Murakoze cyane. Hanyuma muri iyi minsi none Imana ikuvuga iki ku bantu bayo? Muri iyi minsi iri kubwira abantu ngo bezwe. Iri kubwira abantu ngo bezwe kandi barusheho kubana n'abantu bose amahoro. Ushatse kuvuga ko ari urupfuze ku bantu benshi? Ego ko ariko nazo n'urupfu rwabaho, kuko uyu munsi birashoboka ko waba uri muzima ariko ejo hazaza ntabwo hazi. Iminsi isize birashoboka ko waba uyizi ariko isigaye ntabwo uyizi. Uyu munsi waba uhari ariko ejo mu gitondo bikaba byarangiye. Birashoboka ko uyu munsi muri uyu mwanya kuri iyi saha waba uri muzima ariko nimugoroba bigahinduka. Rero buri muntu wese agendana n'urupfu. Agendana n'urupfu. Ushatse kuvuga ko buri wese ari umukandida w'urupfu se? Ya ntago nabikubwira kuko njye sinamenya igihe uzapfira, ariko buri muntu wese ni umukandida w'urupfu. Yego. Hanyuma tukumenyereye nk'umugore w'umuhanuzi cyangwa umugore w'Imana amaze ubwoba agahanura, kandi agahanura ibintu bikomeye cyane. Uyu munsi wa none nkunda kubivuga cyane ndazambisubiramo. Hanyuma iyo turi kubona abahanuzi bamwe na bamwe kugenda bazirura ibizira, we nkawe nzi neza impamvu mbajingiye iki kibazo nuko nzi ubuhamya bwawe. Nkawe nzi neza ubuhamya bwawe. Nk'aba bahanuzi Imana ikibafata nk'abahanuzi cyangwa Imana ibafata nk'abantu baguye bamaze kuva mu murongo? Bo aho ntago ndahavuga nana. Reka nkubwire. Buri muntu ku giti cye niwe ukwiriye kwimenya. Sibyo? Yego. Gusa kimwe cyo nuko Imana izadusuzumira ku mbuto. Abantu bazajya bagenda batubonera ku mbuto zacu. Hanyuma rero buri muntu wese ni ukwiriye kumenya agakiza cye, nta nubwo ngewe nshinzwe kumenya agakiza k'abandi. Yego. Ahubwo buri muntu wese niyisuzume mu ruhande rwe. Muri iyi minsi abantu benshi bagiye babivangavanga nk'uko ubivuze, ariko buri muntu ntacunga izamu rye. Ntacunga izamu rye, yongera asenge. Abantu barimo barakinisha umwuka w'Imana, barimo bandi iminsi irimo iragenda ihinduka. Yego, ngiye kubaza ku idini ryawe uteraniramo, hanyuma turifuza kuza kudusubiza. Nta kibazo kandi nta wundi buza kubaza ibintu bibazo byinshi cyane. Oya ni gose nubimbaza nkumva nshoboye kubisubiza nabisubiza. Yego. Hanyuma ariko ni numva nabishoboye nagwakane. Ku idini ryawe usengeramo ndavuga idini rya ADPR rizwi mu gihugu cyangwa ku isi yose. ADPR irazwi. Niyo dukoze ikiganiro cya ADPR n'uri Burayi aracyumva yumva ikinyarwanda.
n'utacyumva ikinyarwanda agahindura za ndimi amenya ko ari ADPR, kuko ndakeka nta gihugu na kimwe ADPR itarimo. Hanyuma iyi minsi ya none ADPR tuzi ko ifite doctrine z'uko nta muntu wemerewe gusengera muri ADPR afite imisatsi, yambaye ipantaro siko imeze, yasutse. Nawe siko ubizi? Niko mbizi. Hoya. Ko mbizi. Nangize ngo ugiye kwa kunsubiza. Yego niko ubizi. Hanyuma kuki tubona ADPR amwe n'abo bantu bakumira cyane cyane ku igaburo ryera, ariko bajya gutura amaturo ntibabahagarike gutura amaturo yabo. Kuki bemera amaturo ariko ntibemera imisatsi yabo cyangwa ko bambaye amapantaro? Subiramo numva. ADPR ikumira abantu bambaye amapantaro, igakumira abantu bambaye imisatsi, bashyizeho imisatsi bitukuje, yego, cyangwa bishingiye. Bakabakumira ku igaburo ryera cyangwa ku ifunguro ryera, kuri wa mugati na ya maraso. Hanyuma ariko mu gutura kandi ibiseke biba biri imbere ya pastoro y'abashumba. Mu gutura ntibababuze gutura amaturo yabo kwa amaturo azira. Urumva yuko iyo umuntu aguhejeje nuko abona kuri ikizira. Kizira. Ico cyo ni wowe uciye. None udasangiye n'umuntu ku isahani imwe. Udasangiye n'umuntu ku isahani imwe ntuba bamaze kumunena se? Reka nkubwire umuntu akuzaniye ipfukire. Sibyo? Akuzaniye ipfukire. Ipfukire? Yes. Ipfukire reka tuvuge mu kinyarwanda gisesuye, umuntu aguhaye ibyo kurya. Umuntu akuzaniye ibyo kurya akabona nubwo waba ufite ibindi byo kurya, ntabwo wabisubizayo. Sibyo? Bya bindi urabifata. Bivuze ngo amaturo muyafata muzi ko ari aho umugayo. Ari umugayo ko mugapfa kuyafata. Oya. None ntabwo tuyafata kubera umugayo. Oya pe. Sibyo? Ntabwo nzamutangira kubera ko agiye gutura. Ariko wibuke. Ariko kwigaburo ryera ukamutangira. Kwigaburo ryera ngomba kumutangira. Kubera iki? Sibyo? Ubundi uretse ko ibintu byagiye bihinduka, ariko ntago byari bikwiriye, ariko nanone numvishije nabyo byose baragiye bagiye kubishiraho nabyo. Iby'ibintu by'imitsatsi nabyo numva bagiye kuzabishiraho nuko nyine giye gutanga uburenganzira. Yego. Iyo ubonye ADPR igenda hindura umwimerere nkawe nk'umukozi w'Imana ubivuga ite cyangwa ubivuga iki? Okay, ndababara cyane. Itorero mbere ryari ry'umwuka, ariko uyu munsi ntabwo rikiri ry'umwuka wera, ahubwo bagenda bishakira business. Ni business. Uyu munsi itorero ntabwo rikiri ry'umwuka, ahubwo ryabaye irya business. Hanyuma rero kenshi nkunda kuvuga ngo injishi n'ingwe, mbese ibisimba ntabwo byatinyukaga ahantu hari umuriro, ariko uyu munsi bya bisimba za njishi nizo zigenda zigira ute zitinyuka wa muriro. Yego. Hanyuma twinjira mu kiganiro kugira ngo twinjire mu kiganiro bize kugenda neza. Bishaka kuvuga ngo none se bishaka kuvuga ngo ikizira cyamaze kwinjira ahera. Yego. Nk'abakozi b'Imana mwe musanzwe mubizi cyangwa ashobora kuba ari Imana yahindutse kari kugenda ikora muri systeme y'iterambere turi kujyamo. Nk'abakozi b'Imana ibi ngibi bijya kubaho Imana yarababwiye cyangwa ni systeme y'uburyo Imana igenda ihinduka nayo igenda yinjira muri systeme nyine ya gisirimu turimo turajya tujyamo? Ubwo nawe ugiye kuba mu bantu bagiye gutuka umwuka wera? Oya, ntabwo nawutuka. Kubera ikuvuze ngo ni insirimu ngigenda n'ubusirimu. Impamvu niye none baje iki ngiki nuko tuzi ko hari abahanuzi bahagaraga mu cyimbo cy'Imana bakemera gutotezwa bagakubitwa, ariko bavuga ngo izina ry'Imana ritukwe. Ariko isa twangutona abo bagenda babyeza ibyaha. Reka ngubwire, umuntu umwe yigeze kuvuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa ubundi mburire ubwoko bwanjye. Sibyo? Impamvu ibyo bintu bibaho nuko abantu batinyutse kandi ikizira cyamaze kwinjira ahera. Hanyuma mu gihe ikizira cyamaze kwinjira ahera, Imana izaza gusuzuma kandi ntabwo izakureba niba warabivanze. Imana izaguhembera aho igusanze. Yego. Hanyuma twinjira kugira tuguhe umwanya utubwire message Imana yagutumye. Hanyuma tuzi ko neza mu majaruguru iwacu. Mu majaruguru turabasuhuje. Turabasuhuje. Turimo kubasengera. Hanyuma ibi bintu biri kwaba turi kubona abantu baba benshi ngo turi kuvuga amajaruguru, turi kuvuga muri Kongo, twavuze araza Gisenyi. Yego. Hanyuma aba bantu muri kubasabira ute cyangwa muri kubasengera ute
ese we nta umukozi Imana nta muntu waba wakugezaho bwati urusengere yego babitubwiye ni benshi ko tugomba kubasengera ntago n'abandi benshi barimo baranyumva ntago wakwifuza ko ikibi kiba kuri mugenzi wawe ahubwo wakwifuza ko Imana imurengera rero ntago tuneshejwe n'ibiri kubabaho ahubwo turi gusenga kugira ngo Imana ikomeze kubarengera yego hanyuma nyemerera tukwakire nk'umukozi w'Imana utugezeho message Imana iguhaye karibu Mana data wa twese uri Imana ifite imbaraga uri Imana ifite ubutwari uri Imana ifite ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti turakwinginze cyane ngo ubane natwe muri uyu mwanya udushigikire uturengere ijambo ryawe ni inkomezi ijambo ryawe ni inyundo reka uturengere muri uyu mwanya ineza y'Imana ibane natwe urakoze Mana urakoze kubyumvishe mu izina rya Yesu amen dushimiye Imana yaturinze dushimiye Imana yakomeje kubana natwe ari benshi bitabye Imana ariko twebwe twitabye Imana tukiri bazima hari abantu benshi bamaze kubivanga cyangwa se batakaje kwizera reka mbabwire ngo nimugarure kwizera Yesu aracakora afite imbaraga zigize ute zikomeye tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri hano muri Mariko ibice 4 turasoma umurongo wa 39 reka dusabe umunyamakuru adufashe gusoma natinda tubwire yego ni Mariko ibice 4 umurongo wa 39 Mariko ibice 4 39 yego aravuga ngo Mariko ibice 4 umurongo wa 39 aravuga ngo akangutse acyaha umuyaga abwira inyanja ati ceceka utuze umuyaga uratuza inyanja iratungana rwose amen amen reka dusubiremo ijambo ry'Imana riratubwiye ngo akangutse acyaha umuyaga abwira inyanja ati ceceka utuze umuyaga uratuza inyanja iratungana rwose amen Imana ishimwe hanyuma dusomye ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo akangutse acyaha umuyaga Imana ishimwe ni igihe Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be bari mu bwato ariko Yesu ageze mu bwato aritambukira yigira inyuma ariryamira ndetse arasinzira arisegura ngo nuko bageze mu nyanja hagati babona umuraba utangiye kuba umuraba batangira kubona ibintu bihindutse batangira kubona ubwato bumanuka buzamuka ndetse bamwe muri bo bagatangira bakavugana birashoboka ko wananiwe kugasha vaho nanje ngashe hanyuma akagasha kabona biranze n'undi nawe akamubwira ati vaho ngashe nawe akagasha hanyuma bigeze igihe babwira Yesu ngo kubera iki waducecekanye Yesu arakomeza aricecekera mu kibazo cyawe mu ntambara zawe za buri munsi ushobora kubona ko Yesu yagucecekanye ariko reka nkubwire ngo iyo Yesu yakangutse ibintu birasobanuka Imana ishimwe cyane hanyuma ngo babona ubwato burimo buramanuka cyane ngo babona buramanuka bukazamuka niko bari kurushaho kugira ute gutaka babwira Yesu ngo kubera iki waducecekanye Yesu abitegereje karangije arakanguka acaha umuyaga mu by'ukuri Yesu suko yarasinziriye ahubwo yari yabihoreye kubera ko yarazi neza icari bukore Imana ibagirire neza ngo nuko Yesu arakanguka acaha umuyaga inyanja iratungana ngo hanyuma Yesu ngabaza ababigishwa ngo mbese kubera iki kwizera kwanyu kwabuze ngo nabo baravugana bati uyu ni muntu ki ukoze ibi bintu Yesu akugirire neza hanyuma nari nkuzana ijambo rifite intege ivuga ngo Yesu yongere akanguke ku buzima bwawe birashoboka ko watekereza ko Yesu yasinziriye afite intege nkeya ariko Yesu ntabwo ajya agira intege nkeya ushobora kubona ufite ikibazo ukabona aracecetse ariko ntacecetse ari kwiga ku kibazo cyawe inzira z'Imana zirenze ibihumbi bajya bavuga ngo zirenze n'imyenge ya supanete aho ngaho naniriwe aho ngaho ucikiye intege Imana ikugirire neza hanyuma wabuze kwizera utakaza kwizera ariko Imana iguhe kwizera mu izina rya Yesu ubuze ibyiringiro
reka nkubwire ngo Yesu ntabwo azagusanga mu busambanyi, ntabwo azagusanga mu bujura, ntabwo azagusanga muri bya byaha, ntabwo azagusanga hahandi wataye umugore, ahubwo azagusanga akubwire ngo ongera wakire kwizera, ariko ufite umutima uciye bugufi, umutima wihanye. Imana ikugirire neza. Tayi bone sire, Imana ikugirire neza. Reka mbwire aba bantu bo kuri channel yitwa Rafa TV ngo nimwihangane mukomere, muve mu byaha. Bantu batinze mu byaha, bantu barasinziriye, abantu barahunikiriye. Impamvu Yesu acecetse ni iyi, ni ukubera ko ucivuruguta mu byaha, ni ukubera ko ukigendera mu isayo y'ibyaha. Yemwe bantu mudukurikirana kubahetse, abantu nimukanguke, muve mu byaha, muve mu isayo y'ibyaha. Yesu abagirire neza. Reka mbwire abantu badukurikirana, birashoboka ko abantu bumva ko Yesu adakora, ariko iyo akoze abantu barikanga. Kandi reka mbabwire ngo iyo umubyeyi agiye kubyara hamanza ibise bikaboneka, hanyuma nyuma yaho akagira ute akaza kubyara. Imana ibagirire neza. Bishatse kuvuga ngo kandi burya iyo umubyeyi yamaze kubyara abantu benshi baraza bamushagaye, hari abantu benshi baboneka. Yesu agutabare cyane. Turashoje. Kwizera waragutakaje, ufite intege nkeya. Yesu agutabare, va mu byaha. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yesu yirirwaga mu isi arimo abwiriza abantu, arimo ababwira ibyurutse imitima, ababwira kwihana, akajya kugira ute gushaka izindi imbaraga. Ngo hanyuma umunsi umwe rero aza guhura n'umuntu umwe, ngo arangije aramubwira ngo ndifuza kugukurikira, nshaka kugukurikira, nshaka kujyana nawe. Hanyuma Yesu amwitegereje, arangije aramubwira ngo ingunzu zifite imyobo zibamo, ndetse n'ibiguruka bifite ibyari bibamo, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Mwemerere rero Yesu yinjire muri wowe, umukingurira abane nawe, umukingurira agendane nawe. Nakureba asanga ufite umutima muzima. Ntube ngaho uriya muntu yabwiye jambo rikomeye, aramubwira ngo ingunzu zifite imyobo zigize ute zibamo. Birashoboka ko nawe waba wibera mu myobo, ariko Yesu yongera agaruke ku buzima bwawe, agukure mu isayo y'ibyaha, agukure mu byurimo. Ye mama urimo urasambana cyane, papa urimo urasambana cyane, wa mubyeyi we, wa mukobwa we, ariko Yesu nagaruka, reka ngubwire ngo azaza abonane nawe. Amen. Tugiye gusenga Imana. Wari ucogoye, wari usinziriye, watakaje kwizera, ariko iki ni igihe cyo kwezwa, ni igihe cyo kubana n'abantu bose amahoro. Reka dusenge. Mana turagushimiye, Mana nyir'ubutwari, Imana nyir'ubushobozi, tope estance tayi bonesile gostinevo sanse doveria sire mando yaseka. Ugira neza bugaca bucira, kandi mu bumana bwawe urihagije. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Shigikira abantu bawe badukurikirana kuri aya macano yombi, kandi ubarengere ku manywa na nijoro. Wongere wivuge kuko witwa uwera. Uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Reka tugushimire. Yego. Katushimira abari badukurikiranye, utarakora subscribe, share, comment kugira ngo bishe kugenda neza. Ibiganiro byacu nakagaruka, hanyuma twatumwe n'umukozi w'Imana. Hari umuntu ashobora ko yakwifuza ko mwavugana, mwasengana, wamugira inama, mwaganira ukamubwira ibyurutse umutima, yakona kwiye nimero 078 51 34 65 078 51 34 65. Imana ibaho umugisha. Reka dushime abaradukurikiranye, wadukurikiranye katugushimire. Nimba rakoze subscribe, Imana iguhereza umugisha. Nawe utarayikora ukore subscribe, ujya tugusabira umugisha. Ibiganiro byacu nagaruka. Ciao ciao.